Mu gitondo iyo ukangutse utarafungura amaso, ubwonko bwawe buhita bukwibutsa ibintu byose utunze mu nzu iwawe, ku buryo niyo yaba ari igikombe ushobora kurambura ukuboko aho giherereye ukagikurura, ukagifata utiriwe ufungura amaso yawe. Nitwa Richard Ruganintwari, mbahaye ikaze mu kiganiro. Kuba ufashe icyo gikombe kandi amaso afunze, icyo ni kimwe mu bigaragaza ubushobozi bwo gufata icyemezo ku bwonko bwacu, rimwe na rimwe tutabigizemo uruhare. Birumvikana ko uwo muntu arasinziriye cyangwa se arahumirije, kandi dusanga tuzi ko mu bice bigize umubiri w'umuntu, igice kireba ibintu cyangwa abantu ari amaso. Kuba wafata ikintu utakirebye ariko kubera ko usanga uzi ahantu kiri, ni uko mbere na mbere amaso yamanje kukireba, agafata ayo makuru akayibitsa ubwonko, ubwonko bukabika ayo makuru. Iminsi yose ukaba uzi neza ko hari ameza ateretse imbere y'igitanda cyawe, cyangwa se umuryango ujya ku cyumba uraramo utandukanye n'umuryango usohoka hanze. Ibyo ukaba ubizi ku buryo nubwo waza uhumirije ushobora guca muri uwo muryango utagonze igikuta. Ibi bisobanuye ko rimwe na rimwe ushobora gufata icyemezo uhumirije, usinziriye, mbese usa nkaho utabigizemo uruhare, kubera ko hari amakuru asanzwe abitswe mu bwonko bwawe wayahaye cyangwa se amaso yawe yafashije kuyabikamo, ubwonko bwawe bugafata icyemezo. Ubushakashatsi bwakozwe muri laboratwari zitandukanye zo muri Amerika bwari bushingiye ku mikorere y'ubwonko ndetse no gufata icyemezo mu gihe umuntu yabigizemo uruhare cyangwa se atabigizemo uruhare. Bwagaragaje ko rimwe na rimwe hari ubuzima tubamo bigatuma twifatira icyemezo, cyangwa se umuntu akaba mu bundi buzima bigatuma abaho mu byemezo by'abandi bamufatiye. Umuntu ashobora guhimba inkuru akaza akayikubwira, kandi akubwira ko yakubayeho utanabyibuka. Nawe ubwawe uko agenda bikumvisha ukarushaho kumva ko iyo nkuru yakubayeho, bikarangira ubyemeye kandi mu by'ukuri nta cyakubayeho. Ibi bivuze ngo ushobora kubaho bitewe n'imitekerereze y'abandi cyangwa se ibyemezo abandi badufatiye. Kubw'iyo nkuru yakubwiye ushobora guhindura imyitwarire. Ashobora kubeshyera ko wigeze gusinda mu ruhame ugakora ibidakwiye, bityo ukahita uva ku nzoga cyangwa se ku bindi bisindisha bitewe n'umwanzuro we yagufatiye. Muri ubwo bushakashatsi nanone hagaragajwe ko umuntu ashobora kurota ibintu bugacya afite ubwoba bwinshi cyane, bigatuma imigambi yari afite yo gukora icyo kintu runaka ahita yeka. Bivuze ngo ni umwanzuro ugiye gufata biturutse ku mitekerereze y'ubwonko bwawe, cyangwa se bijyanye n'amakuru asanzwe abitswe mu bwonko yabonye cyangwa se yumvishije. Ibyo bitekerezo bibiri urumva ko bitandukanye. Ufata umwanzuro n'umuntu biturutse ku mitekerereze ye, cyangwa se wifatiye umwanzuro ariko bisa nkaho utabigizemo uruhare, byaturutse ku ndoto cyangwa se ubwonko bwawe bitewe n'amakuru abitse. Ubwonko bukaba bwagufatira umwanzuro ukashituka wafashe umwanzuro w'ikintu runaka. Umuhanga mu mibanire y'abantu Robert Vincent Gilles avuga ko kugira ngo umuntu yifatire icyemezo ari ukumugaragariza neza ko icyo cyemezo agiye gufata ariwe gifitiye inyungu. Kuri we avuga ko ari uburyo bwiza bwo gufatira abandi bantu icyemezo, kubera ko wamuretse akisanzura kandi mu by'ukuri ariwe icyemezo cyaturutseho. Buri munsi abantu tubana nabo, abo dukorana nabo, abo tugendana nabo n'izindi nshuti zacu za buri munsi, badufatisha ibyemezo tutateganyije, tutateguye. Imyenda tugura n'ibindi bikoresho bya buri munsi, rimwe na rimwe tuba twabibonye kuri bagenzi bacu kubera ko babidukundishije, batweretse ko ari byiza cyane kuri twebwe, bidufitiye inyungu, tugashiduka twabiguze, kandi mu by'ukuri nta mugambi twe dufite wo kugura ibyo bintu. Akenshi abantu bakunda kuba bari mu bwisanzure, mbese bafite ubwigenge, nta gahato kabariho ndetse nta gitutu. Aha niho umuntu iyo wamaze kumwereka ko afite ubwigenge cyangwa ubwisanzure mu gufata icyemezo cye, uhita umufatirana ukaba wamushyiramo ibitekerezo byawe, kubera ko yabonye ko ibyo agiye gukora bimuturutseho, nta gahato kabirimo. Iyi niyo tekinike abantu benshi bakunda gukoresha bagira ngo badushyiremo ibitekerezo byabo, tugashiduka twakoze ibyo bashaka,
kandi nta gahato kabirimo. Iyi niyo mpamvu abacuruzi buri munsi bahora bavuga ko batanze poromosiyo. Ukajyayo ku munsi wa mbere, ukarinda usubirayo ku munsi wa nyuma w'icyumweru, ukumva kivuga ko yatanze poromosiyo. Wajya kureba ugasanga igiciro kiracyari cya kindi. Technique manipulation. Iyi tekinike ni uburyo bwo gukoresha umukiriya kubera ko azi neza ko akunda kumva ko ibiciro byagabanutse. Ashobora kumanika icyapa agaragaza ko ibiciro bimanuye kugira ngo akunde areshya abakiriya bahagere. Afite tekinike nyinshi arakoresha numugera mu maso, ku buryo niba kuko ufite amafaranga biri bukugore kuhava utaguze ikintu. Izi tekinike ni uburyo bwo kureka ukisanzura, we agakoresha uburyo bwose akwereka ko icyo gicuruzwa afite ari cyiza kandi ugikwiriye. Nutakigura ibihombo biraba ari ibyawe. Akenshi dukunda kubyita kutwica mu bwonko cyangwa kutwica mu mutwe. Iyi tekinike yamaze kuyikoresha agakureka ukisanzura, ukanyura mu ibaro y'imyenda, ugaterera hirya, ukava ku wa mbere kugera ku wa nyuma. Iyo abongeye kugenda udashimyemo n'umwe, aragenda akaguhitira umwenda wo hagati, akakwereka ko ari wo mwiza kurusha iyindi yose, akakwereka ko ari wo ukubereye. Ufite ubwisanzure bwo kugura ndetse ndanakugabanyiriza. Amagambo menshi arenzaho ayo niyo twakwita icyemezo cye aguhaye, kubera ko aguhaye ubwisanzure, akagushyira mu bwonko, atagukozeho, atagushyizeho agahato, bikarangira ufashe icyemezo kimuturutseho. Imyanzuro y'abandi bantu mu buzima bwacu tukayigenderaho. Iyi tekinike y'abacuruzi bakunda gukoresha kugira ngo dukunde tubagurire ibyabo, akenshi yumva neza iyo ugeze mu rugo. Ugura ikintu ugikunze, ubona ari cyiza cyane bihebuje, wagera mu rugo ukabona ni kibi, ukibaza aho ubwonko wari wabushize, ujya kukigura ukibaza uwakikuguriye bikakuyobera. Iyo ni ya myanzuro ye yagufashe agushyiramo atagukozeho, kubera tekinike yakoresheje yakuretse urisanzura, maze yumva ko ari umwanzuro wawe ndetse n'uburenganzira bwawe kukigura. Birangira ukiguze ariko ku myanzuro ye. Izi tekinike zakoreshwaga n'Abanyamerika mu gushaka amakuru menshi mu ngo zitandukanye zo muri Amerika, bagamije kubarura ibintu abantu batunze, kubera ko akenshi bahishaga imitungo yabo. Bakifashisha abana bo mu rugo cyangwa se abakozi bo mu rugo, bakahamagara ku matelefone, bakababaza utubazo tworoshye cyane, abakozi bakikangura badusubije. Ejo cyangwa ejo bundi bakabasaba kuza mu rugo, ba boss cyangwa ba mabuja baba badahari. Bikarangira baberetse ibikoresho byose batunze, bakabibarura ku mutuzo, bakigendera. Umuntu agusaba akantu gato ukumva koroshye cyane kandi anagusaba imbabazi, ukumva yacishije bugufi, ariko mu by'ukuri atari cyo kintu ashaka nyamukuru. Ikindi kigoye gikomeye cyane ashaka kiri inyuma, kizaza nyuma yo gukora ako kantu gatoya, yarangiza akagusaba serivisi nini, bikarangira uyimukoreye. Iyo nayo ni indi tekinike abantu bakoresha kugira badukuremo amakuru, cyangwa se ibintu binini bibagoye kumenya babidukuremo ariko bahereye ku kantu gatoya. Twibutse neza nk'uko twatangiye tubivuga, umuntu abanza kukwereka ko bigufitiye inyungu, akagukuraho icyo ashaka, cyangwa se akaguha imyanzuro yo ukayigenderaho. Abo bacuruzi nabo bamanza kukwereka ko bigufitiye inyungu. Abo bashakashatsi nabo bamanjije kugira umubano mwiza n'abakozi bo mu rugo, babona kubasaba serivisi kandi ikomeye batasaba ba nyirabuja, kubera ko yamanjije kumwereka ko bafitanye umubano. Uwo mukozi wo mu rugo nawe niyo kumwima amakuru cyangwa bari kumwakira mu rugo ngo agire ibyo abarura. We yatekerezaga ko ikibi ari ugufata ibikoresho byo mu rugo akaba yabitwara, akumva ko kumuha amakuru cyangwa kumureka akisanzura akabibarura nta kosa ririmo. Uwo ni umubano umuntu abanza gukora hagati yawe nawe, akagusaba utuntu duto duto ukabimenyera, nyuma akazawukoraho ikintu kinini. Mu yandi magambo, uyu muntu aba amanjije kwinyuza hirya no hino, akinyuza ku ruhande, akakwereka ko nta serivisi zigoye gushakaho cyangwa se ari umubano gushakaho, bikazarangira ageze ku ntego ze. Uyu muhanga twahoze tuvuga Robert Vincent Gilles agaragaza ko iyo ari tekinike nziza ku bantu yo kumanza kwinyuza hirya
kugira ngo uzagire ikintu umukuraho mu buryo bworoshye. Tubashimiye kuba mwadukurikiranye muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Iki kiganiro cyitwa Inkingi y'Ubuzima, mugitegurirwa kandi mukigezwaho nanjye Richard Ruganintwari, mukagikurikirana kuri YouTube channel yitwa Eyes on Me 250. Hasta la vista. Imana ibahe umugisha.